Rayon Sport isaro ry'Inyanza ndigipakiranyirira rwanda n'ugutsinda nitwa gikundiro cya Ndabere umuvandimwe wa rubanda niba mugira ngo ndabeshya mu bazafana banje n'abanyamakuru bari hano. Twongeye kubasura nshuti bakunzi ba Rayon Yacu TV. Nkuko bisanzwe rero kuri Rayon Yacu TV tuba tubafite amakuru menshi cyane rwose agezweho mu ikipe yacu, ekipe dukunda, ekipe Imana yatwihereye, ekipe ya Rayon Sport. Kuri uyu munsi turaza kurebera hamwe amakuru atandukanye. Will Esombe Onana agiye gukina nk'umunyarwanda, ibyo turakomeza kugenda tubirebera hamwe. Si ibyo gusa ariko turakomeza kugenda turebera hamwe n'andi makuru akomeza kugenda avuga muri ikipe ya Rayon Sport, aho ikipe ya Rayon Sport ikomeje kugenda yitegura igikombe cya Made in Rwanda. Mu ikipe ya Rayon Sport ngo intego si iki gikombe cya Made in Rwanda, ahubwo intego yabo nuko gikomeza kugenda kibafasha kwitegura imikino ya shampiyona, imikino cyangwa se shampiyona iriyo bari guhatanira ati kuko igikombe cya shampiyona nicyo tunyotewe kuruta ibindi. Turakomeza kugenda turebera hamwe kandi ibyo abakunzi ikipe ya Rayon Sport hirya no hino rwose bakomeje gukataza, bamwe bashinga amafani club, abandi rwose bakomeza kugenda bakora udushya bati ikipe yacu ya Rayon Sport uyu mwaka w'imikino tugomba kuyihaba hafi, bati igomba nayo gukora gashya nkuko bakomeza kugenda babitangaza bati rwose ikipe yacu turi mu kwabuki nayo kubera ibyiza ikomeza kugenda itwereka muri uyu mwaka w'imikino. Si ibyo gusa ariko turakomeza mu ikipe ya Rayon Sport turebera hamwe iby'abakinnyi, ibibazo by'imvune byakomeje kugenda bivuga muri ikipe ya Rayon Sport, icyo hari ingingo Francis Christian yakomeje kugenda abivugaho. Ibyo byose turakomeza kugenda tubirebera hamwe, tunarebera hamwe n'andi makuru yose afite ahuriye n'ikipe yacu ya Rayon Sport. Iyi rero ni Rayon Yacu TV. Nkuko bisanzwe wowe icyo ubusabwa no gukora subscribe, ukareba hejuru ahantu hari akazogera ugakanda kugira ngo dushyize ikiganiro ujye uhitubasha kugikurikirana mu bambere. Ubaye uri umukunzi ikipe ya Rayon Sport utarakora subscribe hano waba waracikanwe, ariko ubaye uri umukunzi w'indi kipe ukaba warakoze subscribe hano rwose waba uri kwirisha umutima kubera ko hano rwose na subscribe y'umukunzi utari wa Rayon Sport hano ikenewe. Turakomeza kugenda kandi turebera hamwe byinshi bikomeza kugenda bivugwa, ariko kandi reka dusuze abakunzi ba Rayon Yacu TV bari hirya no hino bakomeza kugenda batubwira ati Modric rwose kuri Rayon Yacu TV aho ngaho turaharyamye, tuba tukuri inyuma umunota ku munota hano mu Rwanda, intara zitandukanye, yuko intara enye z'u Rwanda hose rwose ngo tuba tukuri inyuma no mu mujyi wa Kigali, yewe n'abari hanze y'u Rwanda bakomere cyane bakomeza kugenda banyereka ko turi kumwe. Abitwa ba Kofi bari Kenya rwose bati Modric ebana hano muri Kenya kabisa, Rayon Yacu TV ni wowe uduha amakuru ku gihe. Si ibyo gusa ariko hari n'abandi bari hakurya iyo ngiyo ibwota amasimbi bagiye batandukanye, hari nka Shalibalo uri Texas rwose ukomeze kugenda ukubwa neza. Rayon Yacu TV rwose amakuru izazi yabahera ku gihe, n'abandi batandukanye nka Muzungu Noah uri South Africa nawe ukomeze kugenda ugubwa neza, Sam 7 n'abandi bagiye batandukanye, mwese mukomeze kugenda mugubwa neza. Sinakwibagirwa kandi abari mu Rwanda ebana kabisa bakoze kukazogera ikiganiro uko kigiye bagikurikirana mu wa mbere, ubwo ndavuga Nibizi Isaac Irubavu, uwitwa Uwize Jean Bosco, nawe ukomeze kugenda ugira ibihe byiza, n'abandi bagiye batandukanye nka Joas Ndabarinze, Emerance kuri Grit Media, nawe ukomeze kugenda ugira ibihe byiza, n'abandi bose mukomeza kugenda muvuga ati Modric turahabaye, bitwa badani Mugenzi abo se twabibagirwa, awitwa Nzaramba Ernest twakwibagirwa, n'abandi mwese rwose mukomeze kugenda mugubwa neza. Reka tugaruke rero mu kanya turebera hamwe ayo makuru yose tubafitiye hano kuri Rayon Yacu TV. Nkuko twabikubwiye, wowe icyo usabwa ni gukora subscribe, ubundi ukikorera ku kazogera, yewe na comment ushobora kujya utuganiriza ukatubwira ati Modric rwose ndabona ikiganiro umunsi cya kimeze gutya, icyo ukwiye kongeramo ni iki, icyo ukwiye gukuramo ni iki ngiki. Reka tugaruke mu kanya. Ukundare yabakeye ku mubiri no ku mutima, Hussein Biri na Sarita bambutse Kivu, Makenzi na Fuadi bambuka Kanyaru, ngo bakine ubuhanga begukana ibikombe. Mbesura o Mujema na Kasimu na Tanazi. Uwo muhanzi ati ukunda Rayon Sport abakeye ku mubiri no ku mutima. Ebana kabisa umukunzi w'ikipe ya Rayon Sport ari hose, twizere ko iki gitondo
kiri mu mubere icy'umugisha kandi twizere ko koko ukeye ku mubiri no ku mutima, kubera ko rwose ubundi abantu benshi bajya bibaza bati ubundi umuntu udakunda ikipe ya Rayon Sport aba abaye hati, aba yumva ameze ati. Ni ibintu abantu benshi bakomeza kugenda bibaza cyane cyane, ariko abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bitewe n'uburyo rwose cyangwa se na mood babibereyemo baba bibaza abandi bantu bafana andi makipe uko baba bameze. Ubwo turavuga abakunzi b'amakipe atandukanye nka za Kiyovu Sport, rwose abo ngabo baba baheruka igikombe muri za 90 n'abandi bagiye batandukanye, rwose usanga batwara ibikombe byinshi ariko kwishima ukabona bibari kure nk'ukwezi rwose, ukibaze se ubundi ayo makipe babayeho gute? Bishima bate? Ariko rwose abakunzi kipe ya Rayon Sport aho muri hose hirya no hino, rwose ebana kabisa Modric mbahaye yambo, mukomeze kugenda mugubwa neza. Will Esombe Onana uyu mwaka arakina nk'umunyarwanda, nibikomeza kugenda bigaragara kuko Will Esombe Onana uyu nguyu yakomeje kugenda aganirizwa n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa kugira ngo abe yakinira ikipe y'igihugu Amavubi. Nawe aza kubabwira ko abyifuza, atariko hari ibyo mbanza kubanza gutunganya, ndashaka kubanza kubaza ababyeyi kandi ndashaka no kugira ngo mbanze ndebe ko ibintu byose nabishyira ku murongo kugira ngo menakinira ikipe y'igihugu Amavubi. Hari n'ibyo yakomeje kugenda bivuga ko uyu Will Esombe Onana yatse ibihumbi 500 by'amadolari kugira ngo abe yakinira ikipe y'igihugu Amavubi, ariko kandi ibyo byose Reyo Yacu TV ibagerageje kugenda ibitohoza kugira ngo igende imenya amakuru y'ukuri avugwa kuri uyu musore w'ikipe ya Rayon Sport. Ebana kabuhariwe mu kunyeganyiza inshundura, rwose umusore utsinda ibitego by'agasuzuguro, navuga ko rwose atsinda ibitego yaba umuzamu yamusuzuguye yaba defenseur kabisa, ebana bose yarambitse. Uyu rero Will Esombe Onana uyu mwaka nta gushidikanya arakinira ikipe ya Rayon Sport nk'umunyarwanda. Kuri ubu ngubu Will Esombe Onana yamaze kubona ibyangombwa bimwemerera kuba umunyarwanda, kuko kuri ubu ngubu rwose irangamuntu yamaze kuyihabwa. Byumvikane ko Onana uyu mwaka arakina nk'umunyarwanda, ariko kandi mu ikipe y'igihugu ibi ngibi bishobora gutangira muri returu, kuko muri fazare bishobora kugorana, ariko muri returu byanze bikunze Will Esombe Onana umukinnyi mushya umukinnyi w'ikipe ya Rayon Sport uyimazemo umwaka, akaba ari gukina umwaka wa kabiri mu ikipe ya Rayon Sport, uyu nguyu araza gukina nk'umunyarwanda. Uyu Will Esombe Onana ibyakomeje kugenda bivuga ko yasabye ibihumbi 500 kugira ngo akinire ikipe y'igihugu Amavubi. Nibyo Onana yabwiye ikipe y'igihugu ko yabakinira yego, atariko ntago nabakinira nta kintu mu mpaye. Ikipe y'igihugu rero yemeye kunegosiya nayo, ntago turamenya neza amafaranga bemeye kumuha, gusa ariko icyo wamenya nuko Will Esombe yababwiye ati rero ubu ngubu igisigaye nyine ni ukugira ngo bandikire ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA, barimenyeshe yuko Will Esombe Onana w'umukameroni ariko kandi wibera nyine i Kigali yuko agiye gukinira ikipe y'igihugu Amavubi. Byumvikane ko umwaka utani ikipe y'igihugu Amavubi ubu utashobora guhamagarwa Will Esombe Onana agahamagarwa akaba yakinira iyi kipe y'igihugu Amavubi. Kundiro cyanda bere umuvandimwe wa Rwanda, niba mugira ngo ndabeshya mu bazafana banje n'abanyamakuru bari hano. Ukurikije rero uko abandi bakinnyi bari mu Rwanda bakina cyane cyane, ariko ugiye kureba benshi nk'aba bakinnyi b'abarundi baba barakina ikipe zabo z'ibihugu y'u Burundi, ugiye kureba rero abandi bakinnyi bose bari mu Rwanda uretse ko niyo washyiramo nabo barundi, ebana kabisa nta mukinnyi uri muri iki gihugu cy'u Rwanda urusha Will Esombe Onana gukina, yaba tekinike yaba kunyeganyiza inshundura, mbese ibintu byose bisabwa Onana ari hejuru y'abandi bakinnyi bose bakina hano mu Rwanda. So ibyo ngibyo rero navuga ko ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa ryaba ryararebye ikintu cyiza kuba ryatekereza kuba ryafata uyu Onana agakinira u Rwanda nk'umunyarwanda, rwose ahangaha barebye kure. Ubwo byumvikane ko rwose kandi ugiye kureba koko ba rutahizamu mu Rwanda barabuze, kandi rwose ugiye kureba umuntu uritaha ku buryo butagoranye cyane, rwose umuntu ushobora gukina match 3 cyangwa se 2 akaba atasohoka mu kibuga atabonye igitego, nta wundi mukinnyi wabishobora no mu Rwanda uretse Onana, yewe n'uwitwa Chabarara, ariko Chabarara we akinira ikipe y'igihugu y'abarundi. Byumvikane ko rero Will Esombe Onana ebana kabisa ni ibintu byiza ku bareyo. Byumvikane ko ubwo ngubwo uwitwa Osaruwe yababonye amahirwe yo kujya kina, yewe na Kabir bakajya bose babasha kuba babanza mu kibuga ari abanyamahanga 5 kongeraho Onana w'umunyarwanda, ebana bakarita ibintu biba rwose uburyo. Yareka dukomeze rero amakuru avuga mu kipe ya Rayon Sport, ikibana n'umwambaro w'ikipe ya Rayon Sport kuri ubu ngubu rwose wamaze gusesekara mu Rwanda
Rwanda. Ahangaha ekipe ya Rayon Sport biri kuvuga ko rwose uyu mwambaro bagomba gukina noneho hariho amazina y'abakinnyi nkuko byari bisanzwe, nkuko mubizi ko ekipe ya Rayon Sport ari ekipe y'abantu ibanza kubizana no mu Rwanda, niyo yabanje kubizana, gusa nyine nyuma iza kugira gutya ibi bivuyeho bijyanye n'uburyo na condition cyangwa se ekipe ya Rayon Sport yari irimo, biza gutuma ibivuyemo gatoya, ariko kuri ubu ngubu ngo jersey ekipe ya Rayon Sport iraza kugaragara yanditseho amazina y'abakinnyi nkuko dukomeza kugenda tubitohoza. Iyi jersey ekipe ya Rayon Sport rero azaba ari jersey nziza cyane rwose, ekipe ya Rayon Sport igomba gushyira hanze ku mukino igomba gukinamo n'ikipe ya Musanze mu gikombe cya Made in Rwanda nkuko bikomeza kugenda bitangazwa ku munsi w'ejo. Rero abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport naho muri hirya no hino mu gihugu turabararikiye rwose muzaze kwihera ijisho umukino uzatangira ku isaha y'isa moya. Ubwo buri mukunzi wese w'ikipe ya Rayon Sport azabe ari hafi azaze yirebere umukino w'ishyiraniro, kandi ikipe ya Rayon Sport izaba yambaye neza cyane. Kandi nkuko bikomeza kugenda bigaragara rwose hirya no hino mu gutsinda kw'ikipe ya Rayon Sport, abakunzi ikipe ya Rayon Sport baba bameze neza aho baba bari mu magroupe hirya no hino. Reka tubonere no kubasuhuza abantu bari muri groupe yitwa Rayon Twifuza, abantu bari muri groupe yitwa Gikundiro yacu, abantu bari muri groupe ya Rayon yacu, mwese mukomeze kugenda mugubwa neza, abantu bari muri groupe inshuti zidasigana, abantu bari muri magroupe agiye atandukanye arimo abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport, mwese mukomeze kugenda mugubwa neza rwose, kubera ko ebana muri gukora ibikorwa by'indashyikirwa aho baherereye mu magroupe atandukanye. Nabonye rwose gahunda kuri ubu ngubu ari ugukomeza kugenda bakusanya umusanzu, bati rwose umusheri wacu cyangwa se shushu wacu Rayon Sport adufashe neza, bati rero nta mpamvu yo kugira ngo rwose natwe ebana tureke kumumeza gutuma amera neza, bati dukora ibishoboka byose ekipe yacu ya Rayon Sport ikomeze kugenda imera neza. Ni muri urwo rwego Rayon Twifuza yo rwose ndetse na Gikundiro yacu ku munsi w'ejo nahoze mbona bafata amafaranga 100,000 kuri buri bamwe, ubwo no kuvuga bose hamwe ni 200,000. uko ugiye kureba Gikundiro yacu yashyize 100,000 kuri account y'ikipe ya Rayon Sport. Ebana mukomeze kugenda mugubwa neza, abantu muri Gikundiro yacu muri abantu b'indashyikirwa, ndetse na groupe yitwa Rayon Twifuza rwose nayo icyo gikorwa niko yagikoze, ariko ababo intego yabo mu kwa 12 bati nubundi noneho ebana kabisa turava hirya mu magroupe noneho tuze mu mastade aho abantu bose bari buze kutwumva. Abo ni abantu batandukanye bari mu magroupe atandukanye nka Rayon Twifuza, bo bati rwose nta mpamvu yo kugira ngo dukomeze kuba kure ekipe yacu, bati tugomba kwegera ekipe ya Rayon Sport tukayiba hafi, bati noneho tukayegera kuko twayisezeranyije ko no mu mwijima tuzayibera urumuri. Byumvikane ko amagroupe atandukanye ari kugenda yiyegeranya, amwe aba amafani club gusa andi nayo aracyakomeza kugenda atanga imisanzu. Byumvikane ko rwose ekipe ya Rayon Sport n'abakunzi bayo bari mu kwezi kwa buki. Ni sibyo gusa ariko abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport kuri ubu ngubu abenshi ngo bati umwambaro perezida rwose mwadusezeranije ugeze hehe. Abenshi bati rwose turifuza umwambaro mushya ekipe ya Rayon Sport izambara muri uyu mwaka w'imikino, natwe kariwo twakwambara. Bati ikipe ya Rayon Sport nizaza izana imyambaro mishya, mujye mwibuka yuko dukeneye n'imyambaro mishya y'abafana. Bati ntago ikipe ya Rayon Sport izambara imyambaro mishya ngo twebwe tugume mu myambaro yari isanzwe. Bati rero hagomba kubaho impinduka. Bati kandi ntago dushaka iyi myambaro rwose tujya tubona yego ati ntacyo itwaye kuko yanditseho Rayon Sport, atariko dushaka imyenda yenda gusa n'iy'abakinnyi. Bati yo kutuzanira imyenda irimo amabara ikipe itajya yambara. Bati rwose iyi ngiyi natwe ntago tuyishaka, cyangwa se irimo amabara menshi cyane cyane bagendera kuri jezi ubu ngubu bafite. Bati ikipe ya Rayon Sport ntago ikiyambara. Bati rero dushaka jezi ekipe ya Rayon Sport iyambara. naje cyeshuti ntibahusha nawe Kanyamaya. Abo ni abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport batandukanye bavukomeje kugenda bavuga ati rwose Modric utugerereyo utubarize iby'imyambaro yacu uko bimeze. Bati kuko abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport turashaka gusa n'ikipe yacu, turashaka kujya tuba turi muri stade rwose ekipe yacu dusa nayo. Kandi rwose bagerageze babikoreho kuko abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport turabikeneye. Reka dushimira abantu batandukanye rero mwakomeje kugenda mutwereka ko turi kumwe 5 kuri 5, mukomeze kugenda mugubwa neza rwose, muba mwatweretse rwose ko ebana kabisa muturi hafi, mukomeze kugenda mugubwa neza. Iyo ni Rayon yacu TV nkuko bisanzwe. Rero nge mba ndi Modric, amakuru ikipe ya Rayon Sport tuyabahera ku gihe. Rero nta gukura hano subscribe yawe, ahubwo rwose bibaye byiza wakora share ugasangiza n'abandi. Ciao ciao.
nza kujyana i Kanombe